ntekereza ko mwarabibonye ko nanjye mu bantu yago yatatse nanjye ndimo siko nkuko byagiye bivugwa Big Energy n'abafana b'umuntu n'abakunzi b'umuntu n'abakunzi b'umuntu nta nubwo ari n'abafana n'abantu bakunda umuntu hari ibyaha byinshi bavugaga ko bamukurikiranyeho ntago bikwiye ko byaba ikibazo bizi neza ko ntago mbega kwiriye kuri kwanjye muri business nanjye ndi muri business yago niba amamagaye reka dushyira umucyo kuri ibi bintu n'abantu twaka amafaranga yo bashaka ibiganiro babimenye byatumye yago agera ubwo avuga ati mama sava koko nawe ikintu cyatumye agera habivuga byirengagije ko mani nanjye mfite abana ngaburira nuko ngo nta kintu yaguhagawe noneho sabe arakureba sabara kureba abona urimo imari yes reka mbasuhuze kandi mbaha ikaze nkuko bisanzwe ni hahandi wanyu kuri Ndimba TV aho mu majyepfo mu majyaruguru iburasirazuba ndetse n'uburengera bwaryo mu mujyi wa Kigali mwese ndabashuje n'akavura kabonetse ibintu n'uburyohe ibintu n'ubutamu reka dusuhuze abantu bari hanze y'igihugu cyacu baba abanyarwanda baba bumva ikinyarwanda ndetse n'abatacyumva basobanurirwa bakumva ibyiza dukora abo bose turabashuhuje muri Kongo hano hirya turabashuhuje i Bugande Tanzania mu Burundi hano hirya reka tubasuhuze noneho turusheho cyane ubwo ndi kumwe na mama Safa twabasuhuje cyane abatanzania nuko abanyakenya impamvu mvuze Burundi ukanavuga ngo kwera kuri kumwe na mama Safa nuko twajyanyeyo kugira amatiko nuko twajyanyeyo turabasuhuje cyane abarundi aho baherereyeho ngosuhuza nabo bari mu bihugu by'i Burayi reka dusuhuza abantu bari muri Amerika Canada za Norvège yongiyo za Suède za France mu Bwongereza ahantu hose nyine aho hose no muri za Zimbabwe aho ngaho i Burayi muri za Zimbabwe aho hose i Burayi muri za Cameroon aho ngaho i Burayi ni nka Norvège y'Inyamirambo Norvège yiwanje umeze mute natwe turaba tumeze neza nese n'umuntu uri hano hirya umaze kwambuka igatuna ngo kwawe yamaze kuba mu diaspora buriya ntago hari igihe ntari nsobanukiye mu diaspora avuga ese mu diaspora bagomba kuba ari nk'abantu bari abagiye mu bihugu by'i Burayi bagiye mu ndege ariko burya ngo n'umuntu wagiye mu modoka mu diaspora n'umuntu wese wasohotse igihugu akajya mu kindi buriya se buriya wahise ubu mu diaspora ariko iyo wagiye ugiye gutura igihe se uyu utazi igihe uzazira nabwo uri mu diaspora ariko aba uyu ugenda akahita agaruka akamara indi myaka 10 mu Rwanda akazongera akagenda ntago bari abara yagarutse aragaruka ni nahangaha bari mu diaspora cyangwa reba nka kuriya twagiye tukahita tugaruka twaraba diaspora ntago turaba tumaze kwambuka mu diaspora ni umuntu utuye mu bindi bihugu ariko atari wo muri icyo gihugu ufite iki ufite ubwene gihugu niwe mu diaspora ntekeza ko niyo waba utabufite none uri umuntu uzasubira mu gihugu cyawe utarabona ubwene gihugu wakitwa mu diaspora noneho ngiye ukabinyambura niba nsimbukiye Burundi ndi bumare icyumweru uri mu diaspora mubyeyi basi ikibazo gikemuke nubwo gikemuye ariko rero ndumva utagikemuye mu buryo bwa nyabwo muri aba diaspora iyo nasohotse igihugu mba ndi mu diaspora n'ubu wicaho uri mu diaspora oya undi hano ndi umunyarwanda wujuje ibyangombwa ariko nsohotse igihugu nkagera nkambuka nkakandagiza ikirenge hano mu kindi gihugu ubwo nanjye mba nabaye mu diaspora we shatse ubu ngubu nanjye natangira no guhita nsukuma amafaranga cyane kuko mana yanjye akabana ari kujya hanze nta kintu bakiduha nako n'abariyo nta kintu bagitanga se byagenze bite wa diaspora bamenye erega abantu bagiye amafaranga yarabuze ahantu ntabwo amafaranga yabuze ahubwo mwagiye mubiba cyane mubabeshya cyangwa ntabwo nabibye pe iyo umuntu avuze nyine buriya abantu badusemeye n'abagiye bababeshya bagiye babarya mu maproje yabo bagiye bafatanya abo bose urumva ko bagiye bahemuka bagiye bakupira abandi
babandi bagiye bakora imishinga bakayikorana nabo amasezerano ntibayubahirize, abagiye biriza binaha ngaha bashaka amafaranga. Kiroso nawe ari muri iyi gahunda yacu. ntabwo ayirimo pe mwihorere. Nagende rero. Ubwo rero ngira ngo mwabibonye nubwo twatangiye turimo tugenda twibukiranya ibintu, ariko murabona ko noneho nabazaniye Mama Sava. Kuri Ndimba Komboye. Mama Sava kuri Ndimba TV. Kuri Ndimba TV na Ndimba Komboye. Ndimba ati nta kintu ngira ngo nze dukore, sindi ikibazo mfitanye nawe. Nta gucuruza. Iyo naje nta kintu ubona. Niyo mpamvu. Nta kintu ubona. Sinzi nabanza abantu barakwibagiwe. Ubwo rero turekeraho. Oya reka ndebe ko nakongera nkakubyaza umusaruro. Ndebe ko Ndimba uko ncuruza. Reka ndebe ko waba hari ikintu wungutse. Nukuri ndacuruza. Gusa abantu ntago banameruka, sindi kujya mu itangazamakuru cyane. Ariko ngiye kurigarukamo by the way. Mama Sava buriya reka mbanze nkubwira ikintu kimwe. Muri iyi minsi ngewe ikintu ngamije, ikintu bundiho, umutima wanjye urimo umbwira n'ubwenge bwanjye, ndi mu kintu cyo kuvuga ngo ibintu byose nabishyize ku ruhande, ngewe ndimo ndashaka amahoro. Ndimo ndumva buri muntu twahura, buri muntu twavugana, buri muntu ari we wese icyo numva kiri muri ngewe no kwigisha amahoro. Ahubwo se hari umuntu utari mu mujyo nk'urimo? Hari umuntu wumva udashaka amahoro? Barahari, wenda barahari, kuko ibyo byose hano nabivanye ku masaga maze iminsi ariho abantu barapfa ibingibi, abantu basimbutse ibipangu, abandi barishima, abantu bamwe bahunze igihugu, abandi barishima, abantu berekanye ubupipi bw'abantu bakumva aricyo kibashimishije, abantu ngo bibagishije ibibuno, ngo nyuma yaho ngo havamo ibintu biraturika, ugasanga nibyo bishimishije abantu. Ngiye rero maze hari aho numvishe bigezaho, noneho bingeze mu ijosi, ndavuga nti kubera iki ibi bintu ari byo twakomeza kubakiraho? Nta bintu byinshi koko, ntidufite ibintu byinshi twakora, ntidufite ibintu byinshi twakumvikanaho n'abantu tukaganira byubaka abantu aho kubona mu matiko. Mu nzangano. Gusa reka nkubwire wowe rero nagira ngo aha nkwereke ubu noneho hari ibyo nabonye. Hari uwaje ubugezweho, hari uwaje ugezweho witwa Gahongayire, bahamwatatse ngo yafungishije umuntu, ngo yererere biriya bintu. Umwana araza akavuga ibi ngibi ngo yarafungishijwe, abantu basigaye bakora script zo kugira ngo basebye abantu cyangwa baharabika abandi. Wowe ubivugaho iki? Icyambere nta kote njyanjyaho. Ni ukuvuga ntago navuga ngo abantu bamuhaye script cyangwa se ibyabayeho byarabaye. Ntawamenya. Ndimba turi abantu mani. Turi abantu, nshobora kugirira nawe umukozi wanjye. Birashoboka. Ushobora kugirira nawe umuzamu wawe. Birashoboka. Ejo umuzamu yaza kwivuga mukabyitirira ngo ni script. Byose birashoboka. Ibyo ntago mbivuze kubera ko wenda ari ni Gahongayire ntago tuziranye cyane. Ariko ngiye ibintu ndi kubireba kuri social media mbirebera hariya. Kimwe cy'abantu bagomba kumenya nuko iyi mihanda ya social media nta bakunzi tugira mu mani, tugiramo abafana. Abafana banjye nibo bafana ba Ndimbati, nibo bafana bari nibo bafana, dufite abafana bamwe. Ikintu tudasobanukirwa n'uburyo dushobora gukavaringa abo bafana. Sibyo? Abafana banjye iyo habayeho ikintu kibi kuri njyewe, baba bambere mu kuntera amabuye. Kuko twibukiranye ko atari abakunzi n'abafana bari kumfana kubera ibyo nkora. Iyo maze iminsi ntajya kuri social media nta attention y'abafana mbona. Ariko iyo ndi muri social media, iyo ndi gukoresha imbuga nkoranyambaga zanjye, iyo ndi kujya mu bitangazamakuru, iyo ndi gukora cyane, babambwira ko bankunda, bari in touch nanjye, bampamagara, aba ba diaspora bambaza uko ibintu bimeze, yewe nyine baba bari hafi yanjye. Ikintu kikubwira ko ari abafana nuko iyo umaze igihe udakora utababona. Ubwo none ikiza no guhora hakerewe ibintu se kugira ngo abantu. Ikiza no gucreate abakunzi mu bafana.
umukunzi wamutandukanye ute n'umufana rero? umukunzi wawe ni wa wundi buriya wowe uzi ko uri mu bantu bagira abakunzi benshi kurusha abafana se? Umva nkubwire impamvu ngira abakunzi benshi. Ndimbati ni umuntu wubatse izina arakundwa. Amaze gukundwa habaho kese yatumye afungwa. Yego. Kese yatumye ifungwa n'uburyo yitwaga n'uburyo yari yarakiriwe muri societe yashoboraga gutuma abantu bakwanga. Yego. Bro, ni wowe muntu nabonye abafana bahagazeho. Wowe na Titi Brown mwenyine. Nuko bari bazi ko turengana. Ntago ariko baranadukunda by the way. Barankunda. Wowe ufite abakunzi kurusha abafana. Barankunda. Twe rero aba star nago tujye tumenya gutandukanya abafana n'abakunzi. Niyo mpamvu umuhanga muri ibi bintu vie prive yawe gishyire mu rugo. Vie prive be mu rugo, noneho ubuzima bwa social media bambone niba naje kuri televiziyo mu mbone. Tuganire ariko nisigariza ibyanjye by'inyuma. Kubera yuko nyine iyo nje nkivuga cyane mba ndi kubwira abafana ntago mba ndi kubwira abakunzi. Babakunzi bakampagaraye ariko nabwiye abafana. Abafana icyo bari bukore niki barantera amabuye. Niba hari indi case yabayeho, niba wenda nibye ejo ndi naraje nkavuga nti nta bushobozi mfite bwo kurya, mfite ibibazo ibiki bakampaye amafaranga akora abafana banjye, ejo nkafatwa nibye kandi wenda nibye kubera cya kibazo cyanjye cy'inzara, kigiye baravuga ni igisambo bantera amabuye. Buriya reka nkubaza akabazo gato umbwire untandukanyirize. Mu by'ukuri ndumva uri mu murya mwiza. Umuntu witwa Yaguramuzi. Yego. Yago ubu hari ikintu cyaje kiturutse kuri we cyitwa aba Big Energy. Bariya ni abafana cyangwa ni abakunzi? Big Energy irimo abafana n'abakunzi. Big Energy ni abafana n'abakunzi ariko higanjemo abakunzi ba Yago. Higanjemo abakunzi ba Yago. Kuko wenda impamvu nkikubajije nuko hari ahantu umuhungu wacu witwa Bruce Melody yagiye muri Iwacu na Muzika hari agezeyo atangiye kuvuga ati murajya muvuga nimvuga Primus murajya musubiramo Primus. Yuhu yashakaga yengera ngo noneho yavuga yavuze ngo iki? Yavuze ngo Primus. Abantu bagomba kuvuga yuhu. Abantu bagomba kuvuga yuhu. Ahubwo avuze Primus. Big Energy. Primus Yago. Noneho wareba ugasanga ukavuga uti ni gute aba bantu mu by'ukuri ntabwo ugiye no gukonveka abantu batari abakunzi babafana. Uvuza akantu keza, hari abafana tugira abafana. Reka nkubwire uburyo noneho ugasanga ubundi abafana bagombaga kuba bafana uhara ko kanya cyane kuko niwe barebaga. Ariko noneho abafana baganje, abakunzi baganjije abafana bo muntu uraho, bisa naho we ari we barimo kuvuga, mbega nkaho bari kumureba imbere yabo. Nkubwire akantu gato. Yaga impamvu afite abakunzi benshi nuko na leta, inzego zimwe na zimwe za leta zagiye mu kibazo cya Yago zigerageza kugira ngo Big Energy irekwe, abantu bayireke, ahubwo abantu bakiyongera. Buriya ni byiza kuba niba inzego za leta zaragerageje kugira ngo ako kantu, cyane cyane ko umuvugizi wa RIB we yanavuze ko ari agatsiko. Aravuga ati utwo tuntu tw'udutsiko tushobora kubyara ibintu bikomeye imbere, ariko wanareba koko ukavuga uti ese ni ukubera iki batakaretse? Reka nkubwire ibi nge ndi kuvuga, ntekereza ko mwarabibonye ko nanjye mu bantu Yago yatatse nanjye ndimo.
yego aho twane no kuhagera. Yego ntago ngiye kubivuga nk'umuvugira oya kuko nta mbabazi ngende mubo yasabye gusaba imbabazi sindimo ariko Fari ntago ariko wanasobanura niba yarakuvuze ariko cyane cyane ko atakuvuze yatakuvuze ndavuga we ko hari aho wamwatatsa ahubwo ngiye n'ubundi ni ibintu bwo bwa mbere ngiye kubivugaho. Yego aho nacyo ahubwo uze kukinyuza mu mucyo uze kukivugaho. Ndakivugaho nta kibazo. Big Energy ntago ari ishyaka rya politike man. Ntago ari siko nkuko byagiye bivugwa. Big Energy n'abafana b'umuntu n'abakunzi b'umuntu. N'abakunzi b'umuntu nta nubwo ari n'abafana. N'abantu bakunda umuntu. Ikindi iyaba Yago afite ibibi yashakaga gushyira mu bafana be cyangwa mu bakunzi be ntabwo yari gusohoka igihugu ngo agende. Ibintu byose byatijwe umurindi nuko bafashe Yago wari wamaze guhunga igihugu. Jewe ngiye kubivuga uko mbyumva. Yego singira uwanza gusitaraho cyangwa ngo tugirane ibibazo. Yago iyo bari muri iki gihugu yego ntago umuvugizi wa RIB yari kuza ngo avuge ngo akurikiranyweho ibyaha bikomeye. Mu mategeko biriya ntago bibamo. Mu magambo make umuvugizi wa RIB yamaze kumushinja ibyaha bihe rero harimo ngo gukoresha niba ari ingengabitekerezo ya jenoside harimo hari ibyaha byinshi bavugaga ko bamukurikiranyeho. Ingengabitekerezo ya jenoside yarayivuze yavuze ko yakoresheje ngo amagambo niba arimo ingengabitekerezo I think so simbyibuka neza ariko icyo yakoze mbona ko kitari cyo nuko byerekanye ko Yago asa nkaho ibyakurikiranyweho yabikoze babimushingije deje ariko yabivuze nk'umuvugizi nyine kandi buriya none se bivuze nk'umucamanza nk'umushinjacyaha cyangwa umuvugizi wa RIB nuko uri umuhanga kandi RIB ni ubugenzacyaha ni umugenzacyaha rero ntago ngewe ariko ubundi wowe wize amategeko ntago nayize ariko mbibamo none se ngejo sinarengana cyangwa ukarengana ubu ushatse kuvuga ko ntago Yago yarenganye nabivuze muri context yuko izina Big Energy baryangishije abantu ariko biciye mu nzira itari that's why ariko mbivuze kandi ukavuga uti n'ubundi barakomeje ntibaryanga none se ko abantu bataryanga mbo icyo wenda reka tukiveho byaratambutse abantu barabivuze ndetse byavuzweho byinshi ndetse ibyo byo kuvuga abakunzi n'abafana hari ikindi cyaje kwiyongeraho nyuma waje warabibonye hanyuma uza kuvugwaho nawe Yago yakuvuzeho mu bantu bahemukiye Yago yakuvuza ndetse avuga ko yayisibye rero mama Safa nagira ngo ushyire umucyo kuri iki kintu niyo mpamvu navuze nti ngewe muri iyi minsi ndi mu nzira yo kugira ngo abantu bakundane amahoro abantu babane mu mahoro abantu babane mu rukundo icyo dupfana kiruta icyo dupfa cyane rero yabivuze kandi kubera mugenzi we wenda turaza kumugarukaho ngo wavuye kwa Yago ujya kwa Sabe ndetse ngo araguhamagara akubwira ati uramubwira uti wapi mwana uti Sabe yanyishyuye amafaranga menshi ntago rwose ibyiwawe ndagira ngo rero ubishyireho umucyo kuko ibyo ni ibyo Yago yivugiye niba ariko byagenze ugira uko ubyita kuko iyi si n'ubundi iyi si ifaranga rirayoboye reka ngusubize mu magambo make uzi impamvu Yago yari ariko mpamagara ngo muri ikiganiro ntabwo nyizi yashakaga gucuruza yego yari abizi ko nankoresha ikiganiro ari bwunguke yego Sabe rero nawe arabizi ko nankoresha ikiganiro ari bwunguke yego hanyuma nge ndungukirahe urunguka ko wemeye ikiganiro ukagitanga ikindi urahahurira na ba bakunzi bawe ndetse n'abafana inyungu yanjye mu gutanga ikiganiro
inyungu yanjye mu gutanga ikiganiro ni ukumenyekana no kumenyekanisha ibikorwa byanjye. Yego. Icya kabiri ni amafaranga. Yego. Sha Yago wenda ndatekereza ko iki kiganiro azakibona. Azakibona, ndaza no kumuha link. Umuhe link. Kuba ntaraje mu kiganiro cyawe nkajya kwa Sabe ntago bikwiye ko byaba ikibazo, bizi neza ko ntago mbega kwiriye kubikwangira. Muri business nanjye ndi muri business. Yago niba amamagaye reka dushyire umucyo kuri ibi bintu. N'abantu twaka amafaranga iyo bashaka ibiganiro babimenye. Iyo umpamagaye ngo nze mu kiganiro cyawe mba nkeneye gukora salo. Sibyo? Nkenera inzara, nkenera umusatsi, nkenera essence. Ntago nzafata essence yanjye cyangwa moto ngo nze mu kiganiro cyawe for nothing. Bose urumva ibyo ari byo. Nese wabibwiye Yago arabyanga. None se kuki avuga ko Sabe yampaye amafaranga, we iyo yari yampaye nari kwanga kumenya ikiganiro. Nje rero reka mbabwire, niyo mpamvu njya mbabwira ngo muri iyi mihanda nta nshuti ngiramo. Iyi mihanda ibi bintu tubamo. Kandi wari wamaze kuvuga, ubwo wari wamaze kwitandukana na Yago, mwakoranye ibiganiro. Ese mwakoranye kimwe cyangwa kimwe? Uzi ibiganiro byose nahaye Yago. Urumva rero ko ari umuntu we. Nari umuntu we, ariko banguze iki se? Sabe yamuhaye ibiganiro bingahe? Sabe se ari miliyoni yampaye. Agomba kuba yaraguherera imwe. Icyo ngomba kumenya cyo byatumye Yago agera ubwo avuga ati mama Sava koko nawe. Ikintu cyatumye agera habivuga byirengagije ko mani nanjye mfite abana ngaburira. Nuko ngo nta kintu yaguhagawe. Noneho Sabe arakureba. Sabe arakureba abona urimo imari. Sabe nta na rimwe ndajya no mu kiganiro cyatampaye amafaranga. Wumve ko abo bantu bari babiri batandukanye. Mani niba igihe kigeze akubwira nti ndakennye nkeneye amafaranga, ukumva ko kuko ntago y'amafaranga. None se kuki wabwiye Yago ngo Sabe yaguha amafaranga menshi, iyo ubanza ukabwira Yago wari wagusabye ikiganiro mbere? Ndimba buri umuntu abafite ukuntu kandi yari yakigusabye mbere. Buri umuntu abafite ukuntu abanye n'undi. Yagarabizi ko ntigeze mwishyuza amafaranga mu kiganiro icyo ari cyo cyose. Kuba barampaye amafaranga nkajya gutanga ikindi kiganiro tunabiveho. Yago ngewe niba warananyanze it's up to you. Ntago njye mfata ibintu bitari amakosa ngo mbigira amakosa. Ntago nabikwangira, ariko nta bupfura burimo. Ngewe rero ntago ndi bukureke kubaza kuri Yago. Aka kanya nakuwe ndi mu nzira y'amahoro. Ngewe ndi mu nzira y'amahoro. Ni iki wabwira Yago utishongoye, utihenuye, nk'umuntu mbega mu nzira y'amahoro? Sinkubwiye ukuri buvuge, ariko wenda Yago ashobora kuba yarabifashe ko wowe utabitekereje, hari ako gafaranga kagushutse. Uriya nawe akaba yaragushukishije amafaranga, nako akaba yaraguhaye amafaranga mu gihe uyakeneye. Mu gihe wari uyakeneye, ni ibintu ntibifatwe gutyo bikitwa ko wabaye nk'uguzwe, kandi mu by'ukuri ntiwari waguzwe. Ibyo biganiro bibiri, abantu babonye ikiganiro Sabe yakoze akavuga ngo mama Sava yaje mu modoka ngo kugira ngo yicaremo ngo nuko uca mu mwanya wa shoferi. Warakibonye? Nta icyo gihe banza ntago wakibonye. Ni ukuvuga ngo nari nkennye mani. Ngerega ntago ngenzi kwishushanya. Icyo gihe wari ukennye. Nari nkennye pe, nari nkeneye amafaranga, nari nkeneye kwiga. Nuko ngo n'uwari kugutumira muri icyo gihe wari we wese wari kubanza ukamubwira agafaranga. Hari harimo gahunda z'amafaranga. Yago nshuti yanjye ntago nabikwangira. Yago ndagukunda, ariko gahunda z'amafaranga nawe urabizi nshuti yanjye. Ubwo rero Yago rwose nta mutima mubi. Mama Sava nta agafaranga kamushutse, ntabwo nta rundi rwango, nari amafaranga. Icyo rero nacyo reka tugitangeho umucyo. Hanyuma hari ibindi bintu nabonye bimeze nk'amahano. Wabonye umugore utukana? Uriya ngo niba ngo yitwa Diane, niba yitwa nde? Uriya ngo ucuruza amavuta ngo atuma umuntu adasaza. Ushaje? Simbizi. Nako ntagashaje. Uramenye utavuga ko ashaje. Icyo n'ubundi abantu bari kuzira. Uramenye utavuga ko ashaje akaza akatuvunira umuheto hano kuri Ndimba TV. Ariko nabonye
ebana hanze ahangaha nicyo kintu gihari ariko yaratukanye we nabonye erega ngiye iriya space nari nyiriho wari uyiriho yarari live kuri Instagram nayiciyeho sinzi ko nandi guscrollinga ndayibona ndavuga mama wanjye ko yabishyize hanze ra uriya muntu rero wamuvugaho iki uriya cyane ngiye gukoresha ijambo ribi uriya muntu wamuvugaho iki abantu bose barakura mu magambo make abantu bose barakura gusa ushatse kuvuga iki ibyo bintu abana barakura abajura barakura abantu batukana barakura abantu bafite ibibazo byo mu mutwe barakura abantu bose barakura nyine kuko niba uriya nakamwubashye nka mama njye rero ntabwo sinya n'igisombe niko bavuga bameze gutya iki kinyarwanda urimo ukoresha nyine kujya mukomeje kugenda mukanda subscribe waba uri mu Rwanda cyangwa se kanzende ariko nuriya mubyeyi mane ngo afite ngo ucuruza amavuta atuma abantu badasaza ngono aba ni Burayi ako yaratukanye ngo ba mama wanyu ngo nta ntuza ngo sundi buriya aba mama byinshi yazana ibintu bya ba mama wacu buriya aba mama wacu ese aba mama wacu baba cyambara kote gisira ngo nta kote bagira ngo nashama nawe barakabije uriya mama ntago yihuse koko bagira amara ubu koko bamere none savuye mu wakwema ibyo bintu mani ko namwibutse wamwibutse nagira ngo wenda mbikumvisha ariko ubwo wabyibutse cyane ko wari unahari je nari impari narindi kuri live yo ariko nkuriya rero ngaho rero mbwira nkuriya mubyeyi rwose ntakwiriye kuza akasaba imbabazi ababyeyi yarazisabye yarazisabye narabibonye kuri Instagram yiwe ariko icyo none se uwo mama afite Instagram mama wanjye niba nta cyangwa n'uwanjye niba nta afite nta nibyo yabonye nago yabonye ko bakamuhaye ariko icyo navuga nago abantu bose bakuze ariko bakwiye kugishwa inama ni ukwango uriya buriya cyane izina ry'Imana mubyeyi sinkuza ariko rwose wakangiriye inama ariko nabonye ntazi uzagende wigurira amavuta yo gutuma udasaza gusa wenda sinsaza ariko amavuta wenda ubuze nitumwamamarije ra acuruza amavuta niba ari sinzi niba ari muri shike niba ari hehe ariko ngo nafasha n'abantu ariko ngafasha n'abantu imirimo yose burya akantu kose wakora karimo discipline kararyoha kurutaho discipline irakonta man kandi ntitukemere ko inzoga zituyobora yari yasinze obviously nje narwo wabimbwira ngo mbyemere ko atari yasinze niyo yavugaga wumvaga rutava mu kanwa neza kereka niba ariko asanzwe avuga ariko naramwumvisha ndavuga ni hariho abantu mani yavuze amagambo mabi pe mabi ngo mama ntibarajya mu ndege iyo se ni iyo na achievement kujya mu ndege na achievement ahubwo se ntihariho mama bagiyemo ahubwo se na achievement nje nta nubwo nagaye utaragiye mu ndege ko se achievement kujya mu ndege ntago ari iterambere ngo agenda no muri ahantu hatagenda abandi muri classe excuse me none se ngo buriya namwe munabimenye twarabimenye none se muri abo bantu bavuze ko atagenda mu ndege utunzemo bangahe ngiye kare mpamvu ntagikunda social media mbabwiza ukuri buriya mu mama rero ku mugani wa Sikayitu ku mugani wa mwana witwa Sikayitu niyicare yige reka tumwubahire ko ari umubyeyi ariko ntabwo ari byo twarakugaye wa mubyeyi twarakugaye ibiriya ni ibintu biba bitazava mu mitwe y'abantu biriya ni video bitazarangira biriya binabuzukuruza bazabibona biriya rwose wapi imbabazi yazisabye yanditse cyangwa yarongeye ajya yaranditse oya ntakwiriye kwandika rero kubera ko yakoresheje ijwi ariko na nijoro nabonye ari live simbizi wenda yari kuvuga ariko iby'amavuta yasinze ubwo se kandi akihutira kongera kuvuga iby'amavuta ataravuga kuri kiriya kintu mama muri iki gihe rero amahoro niyo akenewe kandi niba hari akantu usitayeho mu bandi bantu garura ayo mahoro kuko guhomba umuntu umwe burya ubuhombye byinshi ubuhombye umuryango none iyi mihanda iri kuboshya mana yanjye we iyi mihanda
kuri social media. wavuga iki ku bantu bazi ko amatiku ari acuruza kuri iyi mihanda? Ariko niyo acuruza. Washyigikira ko tuguma tugashaka amatiku kugira ngo dukunde ducuruze cyangwa twashaka ubundi buryo? Ese umunsi amatiku nayo abantu bazayarambirwa, sibwo hari tuzatangira gushaka ibyo twacuruza bitugoye, twabitangiye hakiri kare ndetse bamwe bataranabigwamo. Ese ko mwatumenyereje amatiku? Bamwe bataranabigwamo. Mumaze kutumenyereza amatiku y'itiku ritarasohoka ntabwo tuba dufite amahoro. Aha. Tujye kwiyamamariza. Hanyuma mama sava. Bite se gahunda y'umugabo? Iki kibazo mbajije ubuso yashaka kugera kuri. Oya. Gahunda y'umugabo ni sawa cyane. Mfite sheri simubizi. Kandi wajya ntafite sheri burya bazababwira. Mfite sheri ariko mpamvu wajije no kwajya gukunda guhakana ko nta mugabo ufite. Mwabantu mwabyumvisha. Meze gutya. Nabonye ifoto. Yaje kubona ifoto ahantu muri screen ya telefone. Atizeye. Sinzi nyerekane. Katerere. Nyerekane. Iyo mvura isigaye muri telefone yawe. Nabo barimo kumpamagara nabo bambwira bati amahoro naganza. Amahoro naganza ariko ku bantu bose. Amahoro naganza. Mureke twirire ibirayi nabyo byahenze. Twirire ubugari basi dutuje. Tuve muri ibi bintu by'amatiku. Nta diri birimo. Kibazo none ntago ubundi amatiku ntiyari mabi. Ikibazo nuko batakana batatakwa. Birababaje kwa mwataka mu ngeri zose. Ejo bundi ntago nakubonye ku kibuga kuri Reyo. Dukina na Gasogi. Ntago nari kujyayo. Ntago nari kujyayo pe. Kubera iki? Ntago nari kujyayo, nje ntago nari kujya kuri iriya match, nari ndi hariya munsi ya stade neza. Waribujwe n'iki kujyayo? Wari ufite ubwoba se ko nari mbizi neza ko turi butsinde. None se ejo bundi kuri match ya ni igiki cyakubujije kujya muri stade? Ntago nari gutanga amafaranga yanjye ngo ajye mu mufuka wa Gasogi. Nje mpfa na Reyo bro. Ubwo nicyo match nayirebeye inyuma y'ikibuga kandi match yagenze neza, twagiye gucelebratinga igikondo kwirebero, twe tumeze neza cyane. Oya, ibyo nawe rero waba umeze nka babandi. None se nkobeshye. None se ntago ugomba kujya kureba ikipe hari ahantu ntabwo nari ngiye gushyigikira Reyo. Wari ugiye kuyifana? Kandi narayifana. Ngiye ko nagiye. Warakoze nose rega gahunda zawe. None se ku ayandi makipe ufite urwango rungana iki kuba utafana amakipe yombi yakinnye cyangwa se ngo yarebe kugera ubwo kandi nawe biri bugire ngo uti noneho Gasogi yo sinakinjira muri stade kandi izindi kipe duhuriramo cyane zose njyayo kuri match ya Pernariyo, njyayo match ya Tensenariyo nagiyeyo. Hanyuma Gasogi wangiye iki kwinjira muri stade kandi uri inyuma. Gasogi rero nshuti zanjye mwakoze ikosa rikomeye. Ni irihe rero? Kosa rya mbere ryabayeho rikomeye nukugenda bakajya mu ba celebrities abantuza aba star. Yego. Sibyo? Babafana ba Reyo bakabatamika bakabashukisha amafaranga ngo bajye gufana Gasogi. Hanyuma se ubwo kosa ni Gasogi cyangwa ikosa ni babafana badahagarara mu byimbo byabo? Ega amafaranga araryoha. Noneho iyo Kenisa guha ku mafaranga nawe. Ariko ngiye mfana Reyo n'umutima wanjye wose. Nukuwa ngo nawe nta muntu ushobora gutuma hanyuma kuki bariya rero uravuze uta amafaranga rero. Reka nkubwire match ukurikiyeho muri mu mahoro. Reyo izakire Gasogi. Ariko ntibizavanaho yuko wanze kwinjira Gasogi. Apana Gasogi kwakira Reyo. Wababajwe ko nuko abastari biyomoye bakajya gufana. None se nibo barabadutisha. None se nibo bakwiriye abayobozi ba Gasogi na Gasogi yose bikwiriye kwirengera abantu bakunze amafaranga. Gushaka gufata abastari ngo batuka abafana ba Reyo, batuka abariyo ngo tuzabakorera ibiki ngo Rayon Sport ne equipe y'Imana n'abantu. Buri kwezi ntanga umusanzu. Buri kwezi ntanga umusanzu. Match za Reyo zose mba nziriho urabizi. Iriya rero ntago nayigiyeho kugira ngo batinjiza 2020 byanjye. Ariko nanjye narakubwiye ngira ngo nanjye urabizi ko ndi umufana. Kandi nabwiye abantu ko nagiye ku kibuga
Reyo igatsindwa ntabwo bibaho. Njye nagiye ku Ndimba kibuga twigeze gutsindwa turi kumwe ntabwo byigeze bibaho. hasi Ndimba Ntabwo byigeze bibaho. Vuga aho twatsindiye. Nyamirambo mana Oya. kuri match ya Ntabwo byigeze bibaho. sure Ntabwo njyewe sindajya ku kibuga batsindwa ntahari, ariko njye nagiyeyo umutima wanjye wamaze kumva ko turi butsinde. Ariko hari reka nongere mbivuga, hari umuntu wo muri Reyo wansuzuguye kuri babandi binjiza umuntu ufite akajisho nkuwa gusuzugura. urumva yaransuzuguye. Ndavuga nti ko kurashaka kunkura ku ikipe yanjye Mbese ubanza hari yagusuzuguye gute? So gifite invitation arabizi se ko nyifite, arabizi ko nyifite itagira idanashira ahubwo ko nawe rimwe na rimwe hari service abantu batanga ukabona bayitanze nabi, ariko nanone service oya ntabwo icyo gihe ntabwo mvuga Reyo, ndavuga uwo muntu ni nawe ngaya kandi aranzi neza. Umukozi wa Reyo ni umukozi wa Reyo, hari umukozi wa Reyo mitanga ya Reyo kandi aranzi neza. Ariko yanciye amazi ndangije hari hahagaze umuntu aravuga ati nta soni koko, nta soni. Akibaze gusuzugurwa suzugura Ndimba ate nta soni sikuba wabyishe pre byaranamfashije. mama iPhone yanjye yari yase nkagira Byaranamfashije mpageze icyo gihe koko turatsinda, numva ndanezeye. Ndavuga nti yahari nsubira inyuma ubu tugatsindwa byari kumbabaza kugira, ariko ubyumve ubyibuke warampemukiye nawe niyo yayo. Ariko turakugaye ariko kubw'urukundo no kukubabarira umuntu twanakubabarira buri twaguhereza. Ariko kujya umenya ko ikipe ari iyacu, iyo turi kumwe nayo turishima cyane, kandi tuba twaje gushaka ibyishimo byacu n'iby'ikipe. Hatazagera umuntu wongera ku gihe twakiriye ari twebwe twaje nka Murera ngo mujye hariya mwa bantu mwe musuzugura abafana n'abakunzi ba Reyo. Hanyuma tujya ku musozo rero, mama Sava, reka ngushimire kandi nkubwira ngo dukomeze twubake urukundo, twubake amahoro, abantu bave mu matiku bigire mu rukundo. Icyo bapfana kiruta icyo bapfa. Kandi nanasoze nongera mbwira abantu ngo byose birashoboka.